bigufasha gukora website mu minota mike. Urabona ko natwe turi kuyisoza. Ibintu umaze gutumiza toto y'amafaranga ndi buze gusabwa, noneho ugahita unamenyesha umukiriya kuri buze kumuhamagara, kuko hariya ntabwo twashyizemo payment method. Bivuze ngo uzajya atanga order uzajya uhita umuhamagara, umubwiye umuyoboro uburyo ari buze kwishyiramo n'uburyo ibicuruzwa biza kumugeraho ukurikije na za link twagiye dusharinga za Google. Uraza muri browser yawe, ngiye nkoresha Google Chrome, wandikemo www.google.sites.com, urangiza ukande enter, urahita ubona Google Sites, kandeho. Urabona yuko nta website nimwe ndubakira kuri iyi account yanjye ya email. Icyo bagiye kunyereka ama template. Bivuze ngo hano ushobora kubaka website udahereye ku busa. Ushobora kuza ugasanga wenda ushaka gukora website yitwa family update, cyangwa se portfolio, cyangwa se event, cyangwa se help center. Ahangaha ukanzeho, ahangaha kuri help center, iyi ni template y'abantu bose bifuza gukora website nk'iyi ngiyi. Bivuze ngo wajyamo editing utuntu dukeya, ukora customizing gusa, bityo nuhere kuri zero bikagufata iminota mike kugira ngo wuzuze website yawe. Ariko ibyo ngiye ntabwo mbifata nk'ubunyamwuga, ahubwo ngiyewe nza hano kuri blank site, aho tugiye guhera kuri zero dukora website yacu. Mbere yuko tugira ikindi kintu dukora hano kuri iyi website, ahangaha tugeze ngiye kubanza mbasobanurire ibice bigize ibyo turi kureba hano kuri screen. Hejuru nawe ushyira izina rya website. Reka tuvuge wenda TRS Beauty Shop. Iryo ni ryo zina. Iyo tuza hano kuri iki gice, hari ahantu handitse Insert Pages and Themes. Insert ni ahantu hagufasha kuba wagira ibintu insert. Tuvuge amafoto, amatext, amalink, ndetse no kuba wafata website yawe ukaba wayihuza na Google Drive yawe, ku buryo ibiri kuri Google Drive yawe umuntu yabyasesinga aciye kuri website. Twaza hano ku ma pages. Aya ma page musanzwe mubizi yuko website igira icyo bita pages: home, about us, gallery, whatever. Aya niyo ma page. Rero iyo uje ahangaha urabona yuko home page iyo is by default, iyo ntabwo burinde yinsatinga kuko yo ibihari ari iyi ngiyi duheraho hano, niyo bita home page. Then iyo ushaka kugira indi wongeraho, uraza ukamanuka ukajya hano ahantu hari agasaraba, then ugakanda kuri new, ugakandaho indi page itifunguka, ku buryo hano ushobora kwita nandikaho ngo about us. Iyi ni page. No kuza hano ukahita wandikaho shop now. Iyi nayo ni indi page. Bivuze ngo ahangaha hazajya haba ari ibintu byaho bigaragara kuri home, kuri about us hazeho ibindi bigaragara ukwabyo, no kuri shop now hazeho ibindi. Ubwo igice cyo kwadingaho ama pages dusa nkaho tugisoje, ntabwo turi buze kubigarukaho. Adushyireho indi wenda ya contacts, cyangwa se contact us. Done. Tuze kuri iki gice cy'ama themes. Aha ni uhitamo ama templates. Ama templates, let's say ushaka wenda ko background iza gusa icyatsi, ushaka kwiza kuba umukara. Ibyo byose ni wowe bihitamo. Ntabwo wakora website ngo website yose iza kuba ari umweru gutya. Ibi ni bigufasha muri design yawe. Tuze noneho no kuri iki gice cya setting. Muri iki gice cya setting niho dusanga ibintu byinshi by'ingenzi website igomba kuba ifite kugira ngo itangire ikore abantu ba accessing. Icyambere icyo bita navigation. Navigation ni hahandi abantu bazajya bakanda bakagira aho bajya. Tuvuge niba wanditse ngo buy now, niba kanda kuri buy now bareta bajya wenda ahantu hari agafomu buzuzamo ibyo bakeneye, buzuze orders, buzuze ibintu byose. Hari home, hari about us, hari ya page yose. Rero ikintu icyo cyose ukanzeho hariya kigira ahantu kikudirecting navigation iyo ngiyo. Tukagira icyo bita brand images. Ahangaha kuri brand images birumvikana ni logo, ni favicon. Hari logo hano uploadingamo logo. Ahangaha uploadingamo icyo bita favicon. Favicon ni foto, cyangwa ishobora kuba logo cyangwa se ifoto iyo ari yose igaragara muri search engine. Reka mbehe nk'urugero, iyo uje nk'ahangaha muri Google ugasearchinga Amazon, urabona ko hahita haza agafoto ka Amazon. This is favicon. Iyi ni favicon. Rero utayishyizemo ntabwo Amazon yaza ifite aka kantu, yaza ari amagambo gusa.
aho ni sawa, noneho murabyumvishe. Logo yo musanzwe mubizi. Tukagira icyo bita custom domains. Niba mushaka kuzamenya ikintu kijyanye na domain names, mwandike muri comment domain name, nzaza nkora content ivuga kuri domain name. So ahangaha niho ushobora gufata website yawe ukayiconnecta na domain name yawe waguze kuri Google cyangwa ahandi hantu usanzwe ukoresha, bityo website yawe abantu bakazajya bandikamo domain name muri search engine bakaba babasha kukubona. Abantu batazi domain name ni izina rya website yawe ribasha kugaragara muri search engine. Reka tuvuge wenda nk'ahangaha, wenda reka tuvuge www.elxafrica.com. So elxafrica.com niyo bita domain name. Nta wundi muntu wayisangana, nta yindi website wasanga yitwa elxafrica.com. So iyi .com yo ubwayo niyo aka kajambo .com agakaragurwa, bityo bikaba byaguha ubushobozi nyine bwo kuba ufite domain name. Iyi niyo domain name ubundi. Tukaza ku cyo bita analytics. Iyi Google Sites cyangwa se Google igira icyo bita Google Analytics, aho iyo ubiconnectinga na website yawe, bityo ukazajya umenya traffic, nk'uko uzi kuri YouTube ko haza abantu bakagusura bakagira tukabasha kureba imibare y'abantu bagusuye ku munsi, ku kwezi, abarebye video yawe. Rero nahangaha iyi analytics ni ikigufasha. Ahangaha kuri announcement banner niho hagufasha kuba watambutsa itangazo runaka rikagaragara hejuru kuri website yawe, mbere yuko umuntu agira ikindi kintu akora akaba ibyo abanza kubona. Reka wenda tubigerageze hano, kiremo iyi link ni ya YouTube, wenda nandikeho ngo watch DNS full course. Nimikora ndaza hano hejuru nkande kuri show banner, then mitenza hano mitemo uko banner yanjye izabisa. Reka wenda mitemo, kubera ko turi kuvuga ibintu bijyanye n'ubwiza, kandi mitemo iri bara. Tumaze kurihitamo hano ni nkandaho nkahitamo aka kantu kagatikinga. Umuntu uzajya ikanda kuri iyo banner izajya ahita hafungura indi tab. Nuko bavuga ngo ntabwo uzajya bifungukira aho ngaho, bizajya bihita bifungukira ahandi hantu. Reka wenda rero ibintu tumaze gukora uburyo bimeze. Now urabibona watch DNS full course. Ni nkandaho gutya, urabona ko hahita hafunguka YouTube nk'uko nabimaze kubibabwira, ariko sinshaka ko nza kubigumishamo hano kuko ntabwo ari ryo somo ry'uyu munsi. Somo ry'uyu munsi ni ugukora website. Ubu ngubu ntabwo biri buze kongera kugaragara kuko ngubu ahangaha handitse show banner maze kumera nk'aho nka mutinze. Now iyo tuje hano kuri iki gice cyo hejuru nano tukigarutseho gake tutakivuyeho, hari ikintu turi kubona bita mode. Iyi mode, hari mode ya top ndetse n'iya side. Ibi bishatse kuvuga iki? Urabona ari ama button cyangwa se ari ama pages, home, about us, ushobora guhitamo yuko azajya agaragara ku ruhande. Hari icon kandaho akahita afunguka ukabona kubona ayo ma page. Wenda reka tuvuge kuri top ni bisanzwe biraza kwiyandika hejuru, murabibona hano ko byanditse hejuru. Ariko ningenda nkahitamo kuri side biraza guhinduka, ntabwo biri bugume at the top, biraza guhinduka bize hano. Bityo ninjya nkandaho gutya ama pages yanjye ajya hitaza. Now igice cya mbere mumaze kucyumva cy'ama setting, ibyo dufite hano. Bityo ibi bintu wabikoresha ukora website y'igitangaza iyo ariyo yose, yaba y'ubucuruzi, yaba ya tourism, yaba ya coffee shop, whatever, wagikora ahangaha. Sasa rero tugiye kudesigning. Tugarutse ahangaha dushobora gushyiraho logo, gusa njye nawe mfite ngiye kwifashisha ifoto isanzwe. Gusa uramutse wowe ushaka gukora logo, hari uburyo bworoshye ushobora gukoresha AI, wenda ukaza nk'ahangaha muri gukandika wenda ngo logo maker. Ushobora kuhita ubona websites nyinshi zagukorera logo mu minota mikeya. Gusa ariko kugira ngo natinda, reka twisubirire ahangaha nkoresha ifoto iyo ariyo yose. Reka wenda mfe gushyiramo iyi ngiyi na favicon mbigenze gutya. Uko nguko header yacu iteye ntabwo bishimishije, ku buryo
ku buryo umuntu wazasura website yazumva ko ari ahantu ukwiye kuguma. Reka nze hano mbivane mu buryo byari bimeze by default, nze hano nandikeho large banner. Hano tugiye gushyiraho banner nayo mfite muri computer. Reka njye kuri Google nshake banner yaba imeze neza, kandebe nandikeho cosmetic products yambone ifoto nziza nshobora kuza gukoresha hariya nka banner. Wow, ndabona ahangaha hari ifoto mbonye, nta yindi nahitamo nsize iyi foto, mbonye ari nziza ndayikunze. Okay, isubirira hano noneho tujye muri computer, noneho tuzane ya foto. Nguko ukuntu noneho banner yacu imezemo. Urabona ko uko biri isicya birenze uko byari bihagije. Ndaza hano ahantu makande kugira ngo icye cyane, ubyitegereze neza. Ningana gutya irijima, hano ningira gutya yereruke cyane kugira ngo ize ihita imera neza birenze uko byari bihagije. Wenda reka nzemo hano handi nandikemo African Beauty, nze hano mpitemo wenda hano gutya. Uko biri ubu ngubu birasa neza ugereranyije n'uko byari bimeze imbere. Wowe you will take your time ko ngende gukora video, then ugenda umenya ibintu byinshi kurusha. Aha tugeze ni ku gice cyo gushyiraho content. Ngiye kuza hano mpindure background kuko ntabwo iri gusa neza, ntabwo nakwishimira ko background yanjye isa kuriya. Pastingemo iyi text, nawe ushobora gupastingamo iyo wifuza iyo yose. Ushobora gukoresha ChatGPT, ugakoresha n'izindi AI platforms kugira ngo ube wabasha kubona amatext mu buryo bworoshye bitakugoye. Biremewe kuko nicyo zaziye. Icyo gihe cyo gutangira ku applica ya bya bice nabasobanuriye haruguru byo kuri insert. Reka nshyireho iyi layout cyangwa se iyi form imeze gutya, bityo abarinza kwifashisha. Ahangaha ngiye gushyiramo ifoto, ndayaploadinga nyikuye muri computer, amafoto na downloadinze. Wow, ngiyo ifoto yacu. Ngiye gushyiramo noneho hano agatext. Ngaya amatext nshyizeho, nawe wazashyiraho ayawe ugende ukopera gutya, cyangwa se ubyigana, bityo ushobora gukora inziza kurusha n'iyi ngiyi. Then ndabona background yanjye itameze neza, reka ngiye kuyihindura. Ngenda nze hano kamitemo style 3 ndebe ukuntu bimeze. Ndabona ariko nta kitwaye, reka ngerageze n'indi ndebe niba hari indi nziza kurenza iyi ngiyi. Ndabona iyi ngiyi uko biri ariyo nziza kurusha izindi nabonye. Ngiye kugera ku gice cya footer. Kuri footer nababwiye yuko ariho hajyaho the business address, privacy, terms and condition, location, ibintu byose utekereza ko bifite aho bihuriye no kuba wa directinga abakiriya bawe kuri business yawe niho bijya. Reka tube tuvuye kuri iki gice tujye ku gice cya shop now, ari naho tugiye gushyira ama product aho abantu bazajya bakanda bakodaringa. Harimo animation, mbese iyi page igiye kuba dynamic, ntabwo igiye kuba static. Mu mavideo yabanje nababwiye yuko ari bwa buryo ushobora gukoramo website ariko ikaba reacting, ikaba nta kintu gihinduka, mbese ari nk'ikintu, ari nk'ifoto wagiye ukatacingaho gutyo gusa, nta reaction. Ariko dynamic tuvuge niba ukanze yes, ushobora kuhita ubona nk'aka message kakubwira ati kakubwiye wenda, cyangwa se kakwereka emoji iseka, whatever. Ibyo nibyo bita dynamic. Ahangaha kuri shop now, iyi background ndi kurebaho hano kuri iyi banner ntabwo ndi kuyikunda, ntabwo nayikunze. Reka nayo nze inyihindure. Biransaba kujya muri computer nkahindura, nka uploadinga ifoto iriyo nziza ishobora kuba igaragara neza kuri website. Anza hano wenda mpitemo iyi foto na opening. Urabona ko ifoto yacu igezemo irasa neza, ariko iracyafitemo akantu k'umwijima, ariko ngiye kuza nkakuramo hano. Murabibona ko isi ihinduka nkuye mu mwijima. Ikintu kigiye gukurikiraho ngiye gushyiraho ama product ducuruza muri CR Beauty. Iyi shop ntabwo ibaho nuko nayifashije kugenda kuri website.
ngiye kujya muri Google Drive yanjye, mfitemo amafoto, mfitemo ibyo nakereye mbishyirayo, ngiye kuzana link ninsatingemo hano bihite bimera nkaho ibi bintu tubikoreyemo hano. Ngiyi Google Drive nababwiraga nayigezemo, ngibi byose urabibona yuko hari ibintu muri kubona bifite aho bihuriye n'ibyo twari turi gukora muri website. Ngiye kuza hano nkande njye ahanditse share, setting link yanjye kuri anyone with the link, ko ashobora kuba yabona yakufungura iyi link. Bivuze ngo iyo nkanze hano kuri anyone with the link, umuntu wese ufite link yabasha gufungura akareba ibiri kuri iyo link. Ariko nshyize kuri restricted, nta muntu n'umwe wabasha kureba ibiri kuri iriya link. Nshobora no gusetinga buri muntu wese akaba yabasha kugira ibyo editingaho. Garuka hano kuri website yacu, njya hano kuri embed yemo ya link, urabona yuko bise biza kwa kundi byari bimeze muri Google Drive yanjye. Okay, uku nguku niko bise biza. Ngiye kugenda customizinga ku buryo bibuze gukwira iyi page yacu. Murabona ukuntu bise bitanga itandukaniro, wagira ngo byibura wagira ngo twabihereye kuri 0 tubikora nko nabikoze. Nawe ushobora kubikora mbere ukabishyira kuri Google Drive, aho bibitse ukazana link gusa ukinsatingamo hano website yawe ukaba uri protocol. Noneho ndashaka yuko hano nshyiramo aka order form, aho umuntu azajya yuzuza ibyo ashaka akaba yakodanya. Nabyo nabiteguye, ngiye kujya muri Google Drive, sharing nk'ibisanzwe, naho nze mbikure kuri restricted, shyire kuri anyone with the link, nkopiye link, garuka kuri website mbigenze nka kwa kundi. Hano hari uburyo bwo kuza hano ukakanda kuri embed, cyangwa ukaza hano ugakora double click hano hagati gutya, ukaza hano hari embed, then ukaba washyiramo ya link n'ubundi. Ngiyi form yacu imaze kugeraho. Urabona ukuntu biri gusa. Ubuse wamenye ko tubiguye muri Google Drive? Oya, iri ni ryo banga rya Google site, bigufasha gukora website mu minota mike. Urabona ko natwe turi kuyisoza. Then ngiye gukurikizaho, ngiye kugira ibintu nuzuza hano muri iyi form, mbereke ukuntu bizaba bimeze. Hano nzajya nuzuzamo ibintu, name, akarere, umudugudu cyangwa se umujyi mbarizwamo, ndetse n'izina rizwi ry'aho hantu rya quartier, ku buryo umuntu niba hari imodoka iri buzane ibintu itazayoba. Nshyiremo Google Map link, ku buryo umuntu azajya klika kuri iyo link. Uvuga umukiriya niba yamaye link, nyiklikaho mpite mbona location yaho aherereye, bityo ngene nkurikiye iyo location yamaye. Nshyiremo amazina yanjye hano, dore ngibyo byijyanyemo, akarere, ama product kamitemo, wenda iyi ngiyi ya wig kit igura 12,000. Wenda nshyiremo, reka nshyiremo hano wenda quartier, wenda reka mvuge Nyamata. Google link ushobora kuza hano naho ukayishaka, ugashaka wenda link iyo ari yo yose. Maze kuyikopiya, kanze nyishyiremo. Hano kuko nari namaze guhitamo wikit, ndaza hano mpite nkanda kuri add to cart. Urahita ubona ko wikit yanjye imaze kugeraho 12,000. Kanjye n'ahandi wenda mpitemo indi product 5,000. nze ngaruka hano nkande kuri add card, njye n'ahangaha handitse wenda facial, hano handitse facial, mpitemo naho nkande hano kuri add card. Urabona yuko foto y'ibintu maze guhitamo ngomba kugura ingana n'20,000. Kandi koko nimuntu areba imibare muteranyije neza, abana 12 guteranyaho 5, 12 guteranyaho 3, 20. N'inkanda hano handitse place order, ndakandaho bite mbona ya pop up
message yanditseho order summary y'ibintu umaze gutumiza, toto y'amafaranga ndi buze gusabwa, noneho ugahita unamenyesha umukiriya kuri buze kumuhamagara, kuko hariya ntabwo twashyizemo payment method. Bivuze ngo uzajya atanga order uzajya uhita umuhamagara, umubwire, umuyobora uburyo ari buze kwishyuramo n'uburyo ibicuruzwa biza kumugeraho ukurikije na za link twagiye dusharinga za Google. Ngayo nguko website yacu turayisoje. Mwibuke gukora subscribe kubera yuko it means a lot to us, kubera yuko uko mukomeza kudushyigikira niko tuzajya tugenda tuzana content zirenze aha ngaha. Ntabwo tu lecturing wenda tubabwira ibintu ngo noneho tubereke tubabwira amagambo tutabikora. Twebwe turabikora, turimo turateganya no gutegura ishuri ndetse no gukora website izajya twigishirizaho, ariko tuzabikorera mwebwe. Bityo rero nta subscription turi kubona, nta subscribe, ntaki, bidusha intege, bityo bikaba byadiniza n'izo projet zindi kandi zidufitiye akamaro twembi. Thank you so much, mwakoze kuba tugeze ku musozo.